Guverinoma ya Kongo ikomeje gufata ibyemezo birimo byo guhagarika n'umubano bifitanye n'u Rwanda, harimo kwirukana ambasaderi Karega uhagarariye u Rwanda muri Kongo, ndetse by'umwihariko hari n'inkuru nshya ivuga ko guverinoma ya Kongo yasabye ambasaderi wabo mushya kudatanga impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda. Amaherezo y'ibi murabona ari ayahe guverinoma y'u Rwanda? Ariko nagira ngo tubaze dukosore neza, ntabwo guverinoma ya Kongo yafashe icyemezo cyo gutana umubano cyo guhagarika umubano n'u Rwanda. Icyemezo cyafashwe ni kwirukana ambasaderi w'u Rwanda, ndetse yaranahavuye. Ariko ntabwo niba munabyibuka neza, mbere y'uko agenda hari amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ambasaderi ari kumwe n'abakozi bakoranaga bafata ifoto y'urwibutso. Bivuze ngo rero niba ari ambasaderi wenyine wagiye, ambasaderi cyafunguye kuko hasigayemo abandi bakozi. Niba hari n'ikindi gikorwa bakoze ku birebana na ambasade yabo hano, tubaze tunasobanura neza ko nta ambasaderi bagira hano mu Rwanda imyaka 10 irashize, hari chargé d'affaires. Bivuze ko rero niba za ambasade zombi zigifunguye hari abakozi umwe yirukanwe undi agahamagarwa, ntabwo bivuze ko umubano wahagaze cyangwa se ibihugu byacanye umubano. Wavuga uti umubano wasubiye inyuma, umubano wajemo igitotsi, ariko ambasade zo ziracyafunguye. Hanyuma rero uti bizagenda gute, bizagera hehe? Wabonye ko u Rwanda mu gusubiza kuri kiriya gikorwa cyakozwe, ntabwo rwo rwashatse kuzamura mu ntera, gushyushya imitwe nk'uko hakurya bari kubikora, kuko ruranabyamagana. Uravuga uti hari abambaje bati se niba birukanye ambasaderi namwe nimwirukana umukozi wawo. Ibyo ngibyo ntabwo wabikora, kandi ngenda ndashaka ko ibintu bituza, abantu bacara bakaganira, bagakoresha inzira y'amahoro, bagakoresha inzira y'imishyikirano kugira ngo ikibazo kibonerwe umuti. Turizera rero ko kuzamura mu ntera, gushyushya imitwe bigomba guhagarara, bigomba kugabanyuka, ahubwo abantu bagasubiza ubwenge bakicara bakaganira. Yego. Ikindi kibazo cya kabiri turibaza, hari amakuru avuga ko ingabo za Kongo zaba ziteguye kugaba ibitero mu Rwanda, cyane ko hari n'abanyekongo ngo bavuga ko basaba leta yabo ko yatangaza intambara yeruye cyangwa kudekarara intambara ku Rwanda, aho kubinyuza mu ntambara iri kubera i Rucuru. Ibi by'aya makuru byo mwaba mubizi? Ese niba mubizi, bibaye ari ukuri mwabyifatamo gute? Abanyarwanda babyifatamo bate? Ibyo makuru ntabwo mbizi, kuko ibyo tumenya cyangwa se ibyo tugira icyo tuvugaho nka guverinoma ni ibyaba byatangajwe n'umuyobozi wa guverinoma ku rundi ruhande, cyangwa se umuyobozi ubifitiye ububasha, ari perezida wa repubulika, umuvugizi wa guverinoma, cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga, cyangwa se wenda na minisitiri w'ingabo. Icyo gihe abantu nk'abo ngabo batagize ibyo batangaza nk'ibyo ngibyo, ntabwo byajya gusubizwa n'umuvugizi wa guverinoma hano. Ibyo ngibyo urumva ko ntabwo umuntu yasubiza amakuru yose avugwa anavugwa n'abaturage batabifite mu nshingano. Nakwibutsa abanyarwanda gusa ko bakongera bagasoma itangazo ryatanzwe n'umuvugizi wa guverinoma igihe icyemezo cyamarwa gufatwa cyo kwirukana ambasaderi, avuga yuko abanyarwanda batagomba kugira impungenge. Guverinoma yabo, ubuyobozi bwabo buriteguye, burakurikira amakuru y'ibibera hakurya, amakuru y'ibibera mu Rwanda, ku buryo nta cyakorwa cyangwa se cyashyirwa mu bikorwa ngo bube bwatungurwa. Yego. Hari amagambo y'urwango ndetse n'ibikorwa bikomeje kwibasira u Rwanda ndetse n'abavuga ikinyarwanda hakurya muri Kongo. Ibi byo guverinoma y'u Rwanda bivugaho iki? Guverinoma y'u Rwanda ibi ngibyo yakomeje kubivuga, n'uyu munsi iracyabivugana, irabyamagana kubera yuko biri mu nshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurinda abaturage bayo, ndetse no kurinda n'abanyamahanga bari ku butaka bwayo. Nk'uko hano mu Rwanda ngira ngo kuva iki kibazo cyatangira nta mukongomani wari wagira ikibazo. Ku rundi ruhande rero twabonye na guverinoma ya Kongo ibyamagana, ariko twe turavuga tuti guverinoma ntabwo bihagije kwamagana, cyane ko iyo ibyaha nka biriya bikorwa ku mugaragaro, bigakorwa n'abantu batihishe, bigakorwa n'abahoze ari abayobozi cyangwa abayobozi uyu munsi, ndetse
n'abaturage bagasa ntago bakanere kuvuga ngo bagasa bamwe namwe bakanabishyira mu bikorwa bagafata imihoro bakajya gutema abantu bazira ko bavuga ikinyarwanda bakomoka mu Rwanda cyangwa se abakomomana bavuga ikinyarwanda. Ibyo rero turavuga tuti kwamagana gusa ntibihagije, ni na ngombwa yuko umuntu wakoreye icyaha nk'icyo ahamagarira abandi kwica bazira uko bavutse bakurikiranwa, ugizwe umwere akagira umwere, uhanwa agahanwa. Kuko nibidakorwa niyo mpamvu bikomeza, kuko n'uwari wese arabona akavuga ati turiye ko yabivuze nagira icyaba reka nanjye mbikore. Kwamagana rero ntibihagije, cyane cyane abantu babikoze bagaragara bari no mu buyobozi, amavideo arahari, amafoto arahari, amashusho arahari ku mbuga nkoranyambaga, bagomba kubyamagana ariko bakanabikurikirana uw'icyagihamye akagihanirwa. Yego, mu minsi ishize hari itangazo twumvishe ngo ryashyizwe hanze na leta ya Amerika ivuga ko isaba u Rwanda kureka gutanga ubufasha ku mutwe wa M23. Ese hari amakuru mashya abanyamerika bafite kuri ibi? Ese mwavuze iki cyangwa se mwasubije iki kuri statement? Leta ya Amerika ikwiye gufata ikibazo muri rusange. Niyo izi neza yuko ikurikije amakuru ibona nayo ihabwa nayo yishakira ko muri kariya gace havugwa ikibazo cy'imitwe irenze 130 irwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Gufata rero aho gufata ikibazo muri rusange ngo ifashe ba nyir'ubwite, yaba igihugu cya Kongo yaba ibihugu bituranye bya Kongo biragerageza gufasha Kongo kugira ngo muri igisubizo, igafatamo agace kamwe akaba ariko ishyira hanze, ntabwo biri mu nzira yo gukemura kiriya kibazo. Nta kuntu abantu bose baba bemera yuko muri kariya karere ikibazo cy'imitwe iharwanira irenze 100, uyu munsi nguhitemo umutwe umwe ngo wibwire yuko icyo kibazo kizakemuka. Yego, ejo muri iki cyumweru intumwa ya Perezida Lorenzo Wangora yaje mu Rwanda ivuye hakurya muri Kongo. Iyi ntumwa ubutumwa yaba yarazanye bwaba butanga icyizere mu gushyira akadomo ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo? Ibyo aribyo byose igikorwa ubwacyo gitanga icyizere. Igikorwa cyo kuvuga ko Perezida wa Angola yatumye intumwa ikabanyira Kinshasa ejo kanyira Kigali, yewe yarangiza wenda ikajya ni Burundi, kuko nk'ubu niwe bayoboye East Africa cyangwa se no muri Kenya no muri Tanzania ku bihugu bituranye bya Kongo ndetse n'ibiri muri aka karere, bishishikajwe no gufasha kugira ngo ikira kibazo kimaze imyaka 20 irenga kiri mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke, kandi gikemuke binyuze mu nzira y'mishyikirano, kuko bimaze kugaragara ko muri myaka ishize yose hagiye haba intambara zihosha zikongera zikubura, zigahosha zikongera zikubura, ariko ntacyo byatanze. Igihe rero kirageze yuko abarebwa n'iki kibazo bose, cyane cyane ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abaturage bayo n'ubwo bw'ikinyarwanda ko n'abaturage bayo bicara bagajya mu mishyikirano bakarebera hamwe impamvu iki kibazo, uburyo ikibazo cyakemuka, bakenera ubufasha bw'ibihugu bituranye ndetse n'andi mahanga nabwo bakarusaba, kuko bose biteguye kubutanga. Yego, ikibazo cya nyuma, guverinoma ya Kongo akenshi iyo abantu bumvise position yabo bumva bavuga ko batazicarana ku meza y'ibiganiro na M23 kuko ibita abateroriste. Ku rundi ruhande bakabona ko igisubizo cyaba ari uko u Rwanda rwagira uruhare mu gukemura ibi bibazo, bakavuga ko u Rwanda rufasha M23 rukwiye kubihagarika. Ibi byo mu bivugaho iki? U Rwanda ntabwo rugomba gushyirwa mu bibazo byo hagati muri Kongo. Ikibazo cya M23 n'abantu bayo cyangwa se n'abaturage bayo cyangwa se n'aho ikomoka n'aho iri ni muri Kongo. Guverinoma ya Kongo igomba guhaguruka ikaganira n'abaturage bayo nk'uko yigeze kubikora, bitari rimwe, bitari kabiri, bitari gatatu, ibivuyemo bakabishyira mu bikorwa. Igihe cyose bitazashyirwa mu bikorwa, abantu bazirwanaho, abantu bazashaka uburyo nyine revendication cyangwa ibyo basaba byabo byumvikana. Kubiza kubyegeka rero ku Rwanda buri gihe ni uburyo bwo guhunga ibibazo bya guverinoma igomba gukemura by'abaturage bayo, ishaka kubyitirira u Rwanda. Byaranagaragaye ejo bundi mu itangazo umuvugizi wa guverinoma yakoze, aho yavuze yuko muri kariya karere nihataza amahoro ngo amatora atazaba, amatora y'umwaka utaha. Ntabwo byumvikana ukuntu amatora azaba mu mezi 12 cyangwa 15 ari imbere,
utangiye kuvuga ko atazaba, aho wakoresheje icyo gihe mu gushaka ibisubizo by'ibyo bibazo, ahubwo noneho koko bikemuke, umutekano uze, amatora azabe, utangiye kuvuga ngo hasigaye umwaka ngo amatora ntazaba. Urashaka se kuyigirizayo kuki udakoresheje ahubwo icyo gihe ngo ukemure ikibazo? Harimo no kwivuguruza, kuko n'ubundi mu myaka 5 ishize ntabwo kandi amatora yari yanyiriye harengaho imyaka 1 cyangwa 2 ko yabaye se, kandi n'ubundi hari intambara. Ibyo ngibyo rero no gushaka kuva mu magambo yandi ngo n'amatora nataba ngo n'u Rwanda ruzaba rubiteye. U Rwanda ntabwo rugomba gukomeza kwinjizwa mu bibazo bya Kongo. Murakoze cyane bwana muvugizi wa guverinoma, bwana muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, murakoze.